ndabashubuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. I greet you in the name of our Lord Jesus. Mbakira kuri Awakening Revival Mobile TV. We welcome you to Awakening Revival Mobile TV. Mu kiganiro igice cya kane gusenga ni gukura amahame y'Imana. In the program part 4, praying does not remove the principles of God. Kadusenge. Let's pray. Dadi turagushima. Father, we thank you. Tugwaye icyubahiro. We honor you. Turakwakira. We welcome you. Uvugane natwe. Talk to us Kandi uhishura ibishe. and reveal hidden things. Utuyobore inzira zawe. Lead us in your ways, Bizahesha umugisha ubuzima and bwacu. it will bless our lives N'imiryango yacu. and our family, N'abantu bose. all of people. Buri wese ukurikira ikiganiro. Every follower of this program, mukize kandi umubohore. save him and set him free. Umugirire neza. Bless him Mu izina rya in Yesu. Jesus' name. Amen. Amen. Kadusome muri iki gitabo cya Malaki. Let's read in this book of Malachi, Igice cya mbere. chapter 1, Umurongo wa 6 tugeze ku wa 8. from verse 6 up to verse 8. Kadusome mu izina rya Let's Yesu. read in Jesus' name. Umwana yubaha se n'umugaraga kubaha shebuja. Niba ndi so mwanyubashe mute cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kirihe mwabatambi mwe basuzugura izina ryanjye ni kuwiteka nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti izina ryawe twarisuzuguye rute? Umurongo wa 7. Nuko mwantuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro. Umurongo wa 8. Kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye, niyo mutambye icumbagira nirwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene yo wayitura shobuja aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Ni kuwiteka nyiringabo abaza. Amen. In the book of Malachi, chapter 1, from verse 6 to verse 8. Let's read in Jesus' name. Verse 6. A son honors his father, and a servant honors his master. If I am your father, where is honor to me? If I am your servant, where is the respect to me? Says the Lord Almighty. It is you, O priest, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? Verse 7. You place defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By asking that Lord's table is contemptible. Verse 8. When you bring blind animals for sacrifice, is that wrong? When you sacrifice crippled or diseased animals, is that wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Tumaze kumva ijambo ry'Imana. We have already heard the word of God. Muri iki gice cya 4 In this part 4, gusenga ntabwo gukora amahame y'Imana. praying does not remove principles of God. Ijambo ry'Imana yavuze muri Malaki igice cya 1 umurongo wa 6 The word of God has said in Malachi chapter 1 verse 6, ngo umugaragu yubaha shebuja, a servant honors his master, umwana kubaha se. and the son honors his father. Uwiteka arabaza rero, Now, Lord is asking, niba ndi so igitinyiro cyanjye kiri? if I'm your father, where is my respect? Niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kiri? If I am your master, where is my respect? Arabaza, ntabwo azi wowe He ukumwita. asks, he doesn't know how you call him. Ntabwo abizi niba Imana yawe uyita shobuja cyangwa uyita papa wawe. He doesn't even know whether you call your God your father or your servant, Ariko your master. akuzaniye muri ibyo bibiri ukuyita. But among those two things has brought two choices, how you call him. Niba uyita papa wawe, Whether you call your father, igitinyiro cyayo kiri? where is his respect? Niba ari shobuja, Whether he's your master, icyubahiro kiri he? where is his respect, his honor? Arabaza kuki musuzugura Then he izina ryawe? asks, why do you contempt my name? Abantu baravuga ngo ariko twagusuzuguye dute? Most people ask, how have we contempted Aravuga you? ati mwasuzuguye kuko mwavuze ngo ameza y'Uwiteka n'abanyagisuzuguriro. You contempted me because you say the table of the Lord must be contemptible. Ngiyo mutura mupfa gutura, As you offer for nothing. mupfa gushyirayo, You put there uselessly. mugatamba imugaye
You sacrifice crippled one, irwaye the sick one, mukazana impumyi you bring blind one, mugashyira ku gicaniro and cy'Uwiteka. then you put them on the altar of the Lord. Ariko kuri icyo gicaniro But on that altar, muravuga ngo ntacyo bitwaye. you say it's no wrong. It's not wrong. warabaza kuki Now he musuzugura, asks, why do you contempt? bisobanuye ngo nta mugisha ushobora kuboneka, Meaning that there is no blessing there. bisobanuye ngo ibyo muba mwakoze ntabwo abyishimira, Meaning that he doesn't feel happy for what you have done. bisobanuye ngo ntabwo ayemeranya nabyo, Simply it means he doesn't agree with them. bisobanuye ngo nta mugisha urimo. Meaning that there is no blessing there. Kuko umurongo wa karindwi uravuze ngo Because verse 7 has said, nuko mwantuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti twaguhumanishije iki? verse 7 has said, it is because you offered defiled food on my altar, but you ask, what have we defiled you? Iyo ugeze mu matorero menshi, When you reach in many churches, iyo ugeze mu materaniro when you menshi, reach in many services, iyo ugeze mu nsengero when you nyinshi, reach in many temples, iyo ugeze mu bihugu when you byinshi, reach in many nations, many countries, si bose ariko harimo benshi, not only all, but many. benshi bapfa gutura, Many, they offer how they feel. benshi akora mu ikote agakurayo agashakishamo ayari buture, Most people touching their suit, they bring out money for offering. benshi bakora mu ikofi agakurayo, Many touching their wallet and they take out what they offer. ariko apfa gushyirayo But atabyitayeho. they put there without care. Ndatekereza Now I think wakavuye mu rugo you would leave home uzinga iki ni icya cumi, knowing this is a tithe, ukamenya ngo iri ni and ituro, you know this is an offering, ukamenya ngo aya ni and you amashimwe. know this is thanksgiving. Ntabwo ukwiriye kubyibukira mu You should rusengero, not remember them in the church. ntukwiriye kubyibukira mu You materaniro, should not remember them in the services. kuko arabaza ngo niba ari shobuja, niba ari so. Because he asks if he is your father or your master. Iyi ni homework ashaka kuguha. This is a homework I want to give you. Nawe wicara utekereze, Sit and think for yourself. ushaka gushyira papa wawe, If you want to give to your father, ese ntubanza kubitekerezaho? don't you think about it first? Ese ntureba ibimukwiriye? Don't you choose what is right to him? Impamvu gusenga kudakuraho amahame y'Imana, Reason why praying does not remove principles of God. abantu barasenga bakiyiriza, People pray and fast, ariko ntago bashaka gukora amahame but they y'Imana, don't want to do the principles of God. kandi ibyo bibatindije kwinjira mu And it masezerano. really delays them to enter in the promises. Amasezerano abantu barayafite, People just have many promises, ariko basazanye nayo, but they are now old with them. bari mu nsengero basazanye They're in the nayo. churches, but they are old with them. Icyabafunze ni ikintu kimwe, What closed them is one. icyabafunze, What blocked icyabahagaritse them, what ni blocked kimwe, them is one. ni ukutita ku mahame Is y'Imana. that they don't care the principles of God. Iyo utitaye ku mahame Once y'Imana, you don't care for the principles of utinda God, mu butayu. you delay in the desert. Imana yavuganye nanjye, God spoke to me. ndakuzanira urufunguzo, I will bring a key urugo ugiye kugukura mu butayu, that's going to take out from the desert. rugiye kukwinjiza mu It's masezerano going to yawe, enter you in promises. ni uguteranyaho amahame y'Imana. Plus principles of God. Imana ishimwe Praise ko God wiyiriza that you fast ukanasenga, and you pray, ariko waburaga amahame y'Imana, but you lacked principles of kandi God. Imana ivuganye nawe But kenshi, God spoke to you many ariko times, winangiye umutima. but you hardened your heart. Umwuka wera avuganye nawe Holy kenshi, Spirit has spoken to you for several ariko times, winangiye but you umutima. hardened your Muri heart. uko kwinangira In umutima that hardening your heart, bigutindije mu it butayu, delays you in desert. ariko kunyura muri iri But jambo through this word, turasenga ngo Imana ya and you Aburahamu, pray that God of Abraham, turasenga ngo umwami we Yesu, pray that Lord Jesus, turasenga ngo umwuka we wera pray that Holy Spirit, akurikirira ijambo, may you follow this word rihindure and imitekerereze, change your thinking rihindure imyumvire and yawe, change your mindset rihindure and change uve mu kwinangira umutima, from your hardening ukore heart ijambo ry'Imana, and do the word of winjire God mu masezerano, and enter the uve mu promises butayu, and live mu the izina desert rya in Yesu, Jesus' mu name. mbaraga In the z'umwuka power wera. of the Holy Spirit. Aravuga ngo He niba says, ndi so, if I'm your nawe father, wibaze, imagine, nawe wibaze, ask yourself, ugiye gutura so, you are going to offer for your father. ugiye kumusura, You are going to visit him.
urapfa gufata gusa And do you touch everything you want? niba ari shobuja If he's your master, upfa gufata gusa do you touch everything you ntabwo want? bishoboka It's impossible. iyo ukurikiye mu bantu ba kera When you follow the ancestors, abajyaga gutura abandi the people who would go to offer up, babanzaga they gutegura first organized everything. niba ari igitoki bakagitegura If we prepare banana, sweet banana, they prepare that. bashakaga icyiza kiruta They icyiza would seek for good things better than another thing. bagashaka inka iruta inziza They looked for cow better than another cow. bagashaka intama iruta They inziza looked for sheep better than another sheep. bagashaka ihene iruta They looked inziza for goat better than another goat. bajyaga gutura umwana They went to offer king. iyo bazaga bakagera munsi y'urugo When they reached near the house, barituraga they put down everything bakitunganya and prepare themselves. bagatunganya ibyo bagiye They gutura prepare what they organize what they're going to bakabona offer. kujya kubitura And then they go to offer. yabajije niba umwe Now- imana niba uyita shobuja Now he asked, if you call God your master, ese wayitura ibyo uyitura ikagushima can you offer him, then he's happy for you? ese wayitura ibyo gutura ikakwishimira Can you offer to him, then he appreciates what you ese offer? yabyakira Can he receive it well? niba ari papa wawe If he's your father, abantu benshi most people n'uyu munsi wa none nowadays, abantu babyara abana people abana ntibite ku babyeyi babo people bear their children, but children don't care for their parents. kandi barabakujije But they adopted them. bakabakuza They adopted them until they grow. abantu bose bashobora kubyara Most people can produce babies, ariko gukuza ni ikindi but growing their babies is another kubakuza one. mu murongo ni ikindi Growing them in the line is another kumuyobora one. ngo yige amashuri ayarangize ni Directing ikindi him in the education until they finish, it's another thing. Hallelujah. Hallelujah. ushobora kuyobora abana You batoya can guide the babies, young ariko iyo babies. abana bamaze kuba urubyiruko But as they become youth, kugira ngo uzabakure umugabo cyangwa umugore to change them into wife or husband, ni intambara it's a war, niyo it's a mpamvu battle. ushaka kuguhugura That's why I want to train you. gusenga Praying gukuraho amahame does y'imana not remove principles of God. ibyanditswe biravuga ngo Scripture says, mwubahe so na nyoko honor your father and mother, kugira ngo ushobore kuramira muri iyi so si that you will live long in kugira this ngo world, ushobore kubona umugisha so that you will be blessed in this ndavugana world. nawe I'm talking to you. gusenga ntabwo gukura amahame y'imana Praying does not remove the principles muri of iki gice God. cya In kane this part 4, ndagira ngo wicare I want you to sit. imana uyita papa wawe You call God your father, cyangwa uyita sobuja or you call him your uyita master. uko ariko kose Anyhow you call him, ukwiriye kubanza you kwicara deserve to sit, ugategura ibyo ugiye gutura and you organize what you're going to offer, ukamenya ibyo ugiye and kujyana you know what you're going to take. niba ari ishimwe ugomba If it is a kuritegura thanksgiving, prepare it. niba ari ituru ugiye ugomba If it is an kuritegura offering, prepare niba it. ari icyacu ugomba kukibara If it is in a neza tithe, count it well, kugira ngo ujyane ibintu bishyitse so that you take their Ushobore good number of things, kwishimirwa. so that will be acceptable, ushobore so kwakirwa that you will be received. mu izina rya In yesu Jesus' name. iyo ni ingingo ya mbere That's a part 1. icya kabiri That's a part 2, article 2. iyo ni ingingo ya That's mbere article 1. ingingo ya kabiri Article 2. ndagira ngo mbanze nkubwire I want to tell you, abenshi noneho most people, baza mu materaniro they come to services, bakajya ku gituti they come to altar, akaririmba he sings, ariko yaraye ahantu habi but he has slept somewhere bad. ariko yaraye mu He byaha had slept in his sins. ariko yakoze bibi byose He has done wrong things. kuko ari umuririmbi Because he's a singer, kuko ari umusenzi because he's intercessor, kuko ari umuvugabutumwa because he's evangelist. apfa kuza yurira He igituti comes on the altar. apfa kuza yurira He comes akazana ibyo kurya he bihumanya brings defiled food. akavuga ati jyewe ndaririmba He say, I will sing. ibyo uwiteka ntabwo abyumva Lord can't understand it. niba umwita papa wawe If you call him your niba father, umwita mama if you call wawe him your mother, niba umwita papa if you wawe call him your father, niba umwita shobuja if you call him your master, icyo umwita icyo ari cyo cyose anything you call him, ugomba kumenya you have to know, kubyitwararika to respect. ndi umuririmbyi I'm a singer. ngomba kwitwara I gutya have to behave in ndi this way. umwinginzi I'm an intercessor. ngomba kwitwara I have gutya to behave in this ndi way. umuvugabutumwa I am evangelist. ngomba kwitwara I gutya have to behave in ndi this way. protocol I am protocol, I'm usher. ngomba kwitwara I have to gutya behave in this way. nkora ahera hahera I just ministry in the holiest of mba holies, ahera h'imana the holy of the Lord. ngomba kuba uwera I have to be holy, nk'uko wamamagaye ari as uwera the one who called me is mu holy. izina rya In yesu Jesus' name, uzahabwa umugisha you will be blessed. ibyo uzabikora You will do that. bizagenda You neza will walk well. gusenga Praying ntabwo gukora amahame does y'imana not remove principles of God. benshi Most people, baribaza they ask themselves,
themselves. bategereje imana They are waiting for n'imana God. irabategereje So, and God is waiting for them too. mutegereje imana You're waiting for God. n'imana And irabategereje God is waiting for you too. kugira ngo mwibwirize So that you will tell mumenye yourself, ibyo murimo you will know what you are in. ko bitagenda It's neza not well. imana yacu Our iratangaje God is marvelous. imana yacu Our iratangaje God is amazing. ubwoko bw'imana People of God, imana our iratangaje God is amazing. igihe imana yajyanaga abisirayeli muri egiputa When God was taking Israelites to Egypt, yavuganye na He yakobo spoke to Jacob. iramubwira ngo iki gihugu He ndakiguhaye told him, I give you this country. mbajyanye mu gihugu I'm cy'egiputa taking to the land Egypt kuko ibyaha byabo bitaruzura because their sins are not full. n'ibigihe bizaba The byuzuye time they will be full, nzabagarura mu birukane muri iki I will gihugu bring them back and then you will chase them in this kuko land. nyibahaye Because I give it to ndavugana them. nawe I speak to you now. akenshi Most of the abantu time, bakora ibyaha people sin. akagaruka agakorera He imana comes and serves the Lord. agasubira agakora He ibyaha goes back and sins. akagaruka He akaririmba comes and he sings. akagaruka He akaririmba comes and he sings. akagarura He agasenga comes and he prays. akagaruka agakora He ubuporotokolo comes and he ushers. akagaruka He comes akabwiriza and he preaches. uwiteka aguha But umwanya God gives you moments kugira ngo ushobore to gutekereza think well ibyo urimo atari byo that what you are in is umwuka wera not avugana true. Holy nawe Spirit speaks. uraho umeze nk'aho ukiri imbohe You are there as a bound one. uraho umeze nk'aho ukiri mu You mwijima are there as the one in the darkness. n'izina wasigaranye You only remained a name kuko wanze gukora amahame because you y'imana refused to do the things of hindukira the God. ukora amahame y'imana Turn and do the mu things of the izina God. rya In yesu kristo w'i Jesus' name nazareti of Nazareth. imana ihindura amateka May God change your history. kasengane Let me nawe pray with you. data mu izina rya yesu Father, in the name of Jesus, ndasengera abantu bose I pray for all of people, baba batuye mu rwanda cyangwa mu whether they are in the mahanga country or abroad, cyangwa mu rwanda cyangwa mu mahanga whether they are in the country or a foreign country. ubagire neza Serve them well abadukurikira as they are mu following bihugu us. barimo Any countries they are mu mijyi in, barimo in the cities they are in, rambura ukuboko kwawe stretch out your hand. mwuka wera w'imana Holy Spirit of vugana God, nabo spoke to them, bayobore lead them, bafashe help them, batsindishirije overcome for them, baneshereje defeat for kugira them, ngo bakore amahame so they yawe can do the principles kugira of ngo bakore God, ijambo so they ry'imana can do the word of kugira ngo God, bashobore so guhirwa that they can be blessed. benshi indwara Many zabananiriyeho people they are burdened by the benshi diseases. ubukene bwabananiriyeho Poverty is burdening them. benshi ibibazo byabananiriyeho Problems are burdening ni them. ukwanga gukora amahame But y'imana it's because they refuse to do the ubwo principles of basenga God. mwuka wera avugana nabo Even though they pray, as they pray, Holy Spirit speak to mu them. mbaraga In z'umwuka the power of Holy Spirit, ndabasengera I pray for them. ndatuma ijambo I send ryawe your word bibakize to heal mu them. izina rya In yesu Jesus' name. ibinangiye imitima yabo Even they hardened their hearts. bikomoka mu miryango yabo From their hearts. bikomoka mu miryango yabo Originated from their families. binangira imitima yabo They hardened their turabikuraho mu izina We rya yesu remove them in Jesus' turabihindura mu izina name. rya We yesu change them in mana Jesus' akora name. imirimo n'ibitangaza God, do the works and bohora kandi miracles. ukize Set free and uhindura heal. amateka yabo And change the ubakize history. kandi ubabohore Save them and set free. binjire mu masezerano yabo Let them enter the mu promises. izina rya In yesu Jesus' name. haleluya Hallelujah. ushobora kuba You may utarakizwa not be saved yet. subira muri aya magambo Repeat such words. vuga ngo mwami yesu Say, Lord Jesus, numvise I ijambo have ryawe heard your word nsendwa and n'urubanza I'm convinced. ndakwingize I mbabarira beg you forgive me. ibyaha byose All my sins. ibyo nibuka Sins I remember, ibyo sins I ntakibuka don't remember. unyuhagize amaraso Wash yawe me with your blood. hanagura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu Delete my name from the book of death uryandika mu gitabo and write cy'urupfu it in the book of life. uyu munsi From ndatuye today, confess ndakijijwe and I'm saved. satani n'imirimo yawe Satan, with your works, ndakwanze I hate you. nisemo yesu I choose Jesus. niwe nimise mu mutima I wanjye put him in my heart kuva uyu munsi from today kugeza iteka ryose forevermore. urakoze mwami yesu Thank you, Jesus, ukunyakira for receiving mu me. izina rya yesu In Jesus' name. abashumba baraza kuyobora The pastors will guide you. ushaka itorero ry'abantu bakijijwe Search for Christian Church. n'ushaka kuvugana nanjye If you want to talk to me, inomero zanjye na email yanjye birahari contact and emails are there. ushobora kuvugana nanjye You can talk to me. kandi yesu abaho umugisha May God bless you. amahoro y'imana May abana peace of God be with you. We turabakunda love you. mu izina rya In yesu Jesus' name. shalom shalom Shalom.